yangiye kubatera inkuru y'umusore. Hari umusore bitaga Japhet, yari inshuti yanjye bya hatari. Japhet uwo nguwo yari mukuru, yari afite nk'imyaka 20, yari 22, yarasoje kwiga mu wa gatandatu. Japhet yakundanye n'umukobwa, bamaze gukundana umukobwa abizamo neza n'umusore abizamo neza, ariko umusore we ntabwo yari afite gahunda, nta na plan yari afite kuri uwo mukobwa. Ikintu yari afite muri gahunda ziwe kwari kujya nyine amubomora akigendera. Noneho Japhet abikora ubwa mbere, abikora kabiri, abikora gatatu. Japhet bimuviramo gutera inda uwo mukobwa. Noneho uwo mukobwa yari umukobwa wo mu bakire bakomeye. Baramubaza bati tubwire, turabizi neza, twamenye amakuru warayaduhishe, tubwire uratwite? Umukobwa arangije arababwira ati yego. Iwabo bati ukatubwira umuntu wakoze ibyo. Noneho iwabo wa Japhet bari abantu b'abakene nyine, bari abakene badanje, ndetse navuga ngo bari nk'abatindi. Umukobwa yarabazanye, abazana mu rugo. Muri iyo minsi Japhet umukobwa yaramuhamagaraga, ntafate telefoni. Umukobwa bamwitaga Kevin, ntafate telefone, ahubwo nyine akigira uwa danje. Umukobwa yamubwira bati, yanamufata amubwira bati wanteye inda. Umuhungu akamubwira ati mana uzabaze, ntabwo ngiye ari njye utera inda jyenyine, si njye wahaye njyenyine, bya bindi abasore twigira nyine tukijugunyanga. Ariko mu ijoro rimwe ise uwo mukobwa yakije imodoka, wa Kevin yakije imodoka, ashyiramo Kevin na nyina n'abapolisi, bazi iwabo w'uwo musore. Nibyo ngira ngo mbabwire mani, ngo ntimugakine ino mikino mani, ntimugakine ino mikino. Umubebe uramubona ukabona ni umubebe mwiza wisize wigize gute, ukumva umufitiye irari ryo kumubomora. Uramubomora uzi yuko nyine ari aho bizarangirira, ariko nyamara si aho bizarangirira. Japhet bamusanze mu rugo aryamye, barangije barakomanga, yasohotse bamubwira ngo manika amaboko, bahita bamwambika amapingu vuba vuba, bahita bamuboha n'amaguru, bahita bashyira muri butu y'imodoka. Japhet bahita bamutwara. Umukobwa nawe nta kumusabira imbabazi yari afite, kuko se yari yarakaye. Kandi noneho umukobwa yaratekerezaga akavuga ngo n'ubundi ko nanjye muhamagara ntanyitabe, akambwira ko atari we wabikoze, kandi nzi ko ari we ngiyewe ubwanjye uzi ubusugi bwanjye. None ngewe ndinde wo kujya kutakambira umuntu nanjye uri gushaka kunshyira mu kaga, uri gushaka kunshyira mu bibazo. Mani, hanze aha ngaha hari abantu muzabomora, mukababomora nyine bakagenda tu, mukabona nta ngaruka zibayemo mwa basore. Ariko hari umuntu uzabomora, wamara kumubomora hazamo ikibazo gato kidogo, iwabo bafite amafaranga yabo, ukajya kubasebereza umwana, ukajya kubandarikira umwana hariya, mani bazakora ibisabwa nyuma we bamaze kugushyira muri mabuso bagufunze. Mani, mwikina n'amafaranga y'ababyeyi bafite bano bakobwa, kuko uyu mujene cyangwa se uyu mujene kazi abafite imyaka 20, iwabo baba baramutekerereje mani, bakamwishyurira ishuri, bakamwishyurira kaminuza bakoresheje amafaranga yabo, bakamureresha ibyo kurya bakoreye bavunikiye. Warangiza mani wowe wamubona ukumva ufite irari, nta na gahunda nzima umufitemo yo kumugira umugore, warangiza ugashaka ngo kuza kubomora ukuruwe n'irari. kandi nyamara mani ababebi baba babakunze, ariko nyine mukazana ibintu by'ubuhemu by'ubugome. Ubu kugeza ubu uwo mujama bita Japhet amaze imyaka 2 muri gereza, ariko jye naramusuye ndamuganiriza, yarambwiye ngo iyo nza kubimenya yari ijambo. Duhure muri video itaha, iyo nza kubimenya koko yari ijambo, ariko umuhana avayo ntago umuhana ajyayo. Kandi twaramubwiraga duti nyamara uriya mukobwa uko ari runaka, nuko ariko sa gatonya bazagufunga, akijugunya ngaha bya gisore. Basore mwirinde ibintu byose mukora mubikora n'ubwenge. Bari abakobwa bobo baba bameze nkaho uyu mukobwa yagukunze aba yagusariye, nta kintu na kimwe nyine aba yumva ataguhereza. Ariko basore banje, mwirinde, kuko hanze aha ngaha ntabwo byoroshye. Urakinisha ikintu uzi ko ari umukino, bagahita bagutambikana. Mwandike muri comment nimba ndi kuvuga speech nzima cyangwa se atari nzima. Nta kibazo, comment zanyu nzajya mpita nzisubiza. Murakoze, ciao ciao. YouTube yoyo nzayibabwira muri ino minsi, turi gushyiraho zino speech zimeze gutya nyine to. Hano noneho nzabakorera ama speech maremare ameze neza, afite intego.
ku buryo nyine hano ndi gucishaho utuntu dutoya, ariko ndimo ndanapanga yuko nzakora YouTube channel izajya icaho bino biganiro bimeze neza. Hanyuma ni Ezekiel Umuramyi. Iki kiganiro wagisanga kuri TikTok ya Niyogere Lucibert, niho turimo gukorera bino biganiro. Wibuke udufollowing, mani ndakwinginze. Ciao ciao.